Bonjour tout le monde. Encore une fois, il faut aussi la voix. Bonjour tout le monde. Salut les employés qui sont aussi là-bas. Il ne faut pas oublier les autorités scolaires qui sont derrière vous. Et il faut les saluer avec beaucoup. Il faut vraiment aussi la voix. Alors, je sais pas, comme vous voyez ici, Dans mon cœur, j'ai fait aimer. L'été à santé, c'est pressé. Les drogues, c'est non, je le dis fort. Et faut d'y marrer, et rendre les corps. Je vais courir, sauter, danser, avec mes amis m'amuser. Les drogues volent la joie, la vie et des drogues. Tu viens à la fête, c'est ça, il y aura du monde. Je ne sais pas trop, j'ai entendu dire qu'il y aurait de la drogue qui court. Ouais, peut-être, mais tu n'es pas obligé d'y toucher. Justement, je n'ai pas envie d'être dans ce genre d'ambiance. Un moment d'amusement peut gâcher toute une vie. Tu penses que c'est si grave que ça? Bien sûr, une fois que tu goûtes, ça peut vite devenir un piège. Tu perds le contrôle et parfois tu perds bien plus. Tu as raison, j'avoue que j'y avais pas vraiment réfléchi. On croit toujours que ça n'arrive. ok, DJ. Et vous? Ok. Alors, les enfants vont faire les ateliers à l'école maternelle. Ils vont faire. Vous avez pris soin
biteguye hasi hejuru mu buryo bwose bushoboka. Ababyeyi muze kubashimira cyane kuko ibintu ni byiza cyane 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 cyane. Bigenze kuri abakoma mu mashyi akagenze bakurira kwa gahunda yatangira DJ Mabo top ha top ha Mabo top ha top ha Wow!
que no quiere, pero se quiere comer.
Today we celebrate not only just academic achievement, but also incredible journey. umuyobozi ngiyi impano twabateguriye iyi niyo twabonye ko bakwiriye mu by'ukuri bikwiriye igihembo nk'iki kuko mwarakoze koko. Amashi menshi ababyeyi, amashi menshi. Cyangwa se aya mashi muri kuyagurisha nimba ni ubusa muduhe amashi. Mwarakoze amashi menshi ababyeyi, mwarakoze. Aho tuzagera hose tuzakomeza kubashimira kandi ibyo musize mu mitwe yacu ntabwo bizigera bivamo rwose, ntabwo bizigera byibagirana. Mwarakoze mwarakoze cyane, abashimiye mu izina rya Yesu. Ni igikombe kiriya ni igikombe twabikoze. Ntabwo yigeze ahemwa kudufasha mu kuyikemura, yaradufashije mu myigire, yatweretse inzira nziza zo gucamo ndetse zaduha umusaruro. Muri aka kanya ntabwo dushobora kubivuga ngo byumvikane, ariko hato muraza kubona koko icyo byabyaye ni kizima rwose, muzabibona. Reka rero imbere Directeur nyakubahwa mu byubahiro byanyu namwe murengere maze tubashyikirize umwana wabateguriye. Amashi menshi kuri Monsieur le Directeur bamwita Ishimwe Emmanuel. ariko niyo twashatse ko bazamo ahubwo bagiye kubaha nyine ako gakino ari nako kabaherekeza nyine bazatubere abambasaderi beza. Murakoze cyane.
materinere ya mbere. Ndumva ibintu byo kubashimira, amashi menshi. Akenshi baravuga ngo wenda abana muri materinere bose baba babaye ba mbere, nibyo, ariko haba harimo levels zigiye zitandukanye n'ubundi z'imitsindire. Rero ndumva ari ikintu cyo kwishimira. Materinere ya kabiri nabo batsinze neza cyane, nabo batsinze 100%, nta no muri munsi y'amanota 70%. Abo ndumva mwabakomera amashyi mukabashimira cyane. Muri materinere ya gatatu nabo bakoze neza, yego, batsinda nabo 100%, kuko nta mwana wabo bafite uri munsi y'amanota fatizo 70%. Harimo inzitizi nyinshi ndetse n'umusaruro wenda wabo udashingiye kuba abandi, haba harimo itandukaniro, ariko barakoze ku kigero cy'uko 75% bimutse. Ubwo ngubwo akandi gasigaye ntabwo byabashije kugenda neza kuko byari bikwiye. Nabo ndumva twabashimira kuko bakoze neza cyane bakoresheje ubwitange. P6 nabo mu bizamini bisoza igihembwe cya gatatu batsinze 100%. Ndumva nabo twabashimira cyane. Nkomeje rero ndaza gusaba basa kugira ngo yegere ategure vuba vuba we nadubaye ibihembo, kuko mumaze kubyumva iyo umuntu yakoze arashimwa, si byo se? Agabineza Livia niba ari hafi, ndasaba class teachers aho bari kugira ngo bamfashe umwana mpamagara abari bugufi agiye tuza tumushimire, hanyuma bigende neza cyane. Class teachers in charge, abana mpamagara babaye ba mbere murabazi mu mashuri muhagarariye, ndabashaka n'abakabiri n'abagatatu kugira ngo bigere imbere tugende tubashimira. Agabineza Livia yigira bugufi mu gihe ari gutinda kugira ngo ducumuze uburyo umwete. Ndaza kureba ko uwo muri P2 yaba ari hafi. Ndaza gusaba Izele Anayela, niwe wabaye uwa mbere mu ishuri rya P2, nawe yakegera imbere mukamushimira mumukomera mu mashyi niba ari hafi. Niba ari hafi ubwo biraza gusaba ko mumfasha kugira ngo igikorwa kigende neza cyane. Yego, Livia yamaze kuhagera n'umubyeyi we, ndaza kumusaba ko yegera imbere agasuhuza abayobozi bamukora mu kiganza ko yakoze akazi kadasanzwe, banamuhemba nyine nk'ibisanzwe, ubundi dukomeza gahunda. Ndaza gusaba noneho Izere Anayela kuba yageze hafi kugira ngo nawe akomeze aze atambuke yakira ibihembo byiwe. Nyuma ya Izere Anayela ndaza gukurikizaho Imfura Nzima Leo Parfait, nawe yabaye wa mbere mu mwaka wa gatatu. Imfura Nzima Leo Parfait yegera imbere no mbere mu mwaka wa gatatu ,93, nawe yakegenewe, ariko ndi kubona mutari kubashimira nkaho batakoze ahari. Abashishimiye bwe umwana wa yarakoze kugira ngo abo wa mbere bisaba imbaraga. Yego, yabaye wa mbere n'amanota 93, kandi bamaze kuba mbere umwaka wose. Ni ikintu kinini cyane. Yego, umwana wabaye wa mbere mu ishuri rya Kifo, ndaza kubasaba kujya mubahereza ibihembo kugira ngo bahite bafata ifoto umwe umwe, hanyuma wenda tuze gufata ifoto rusange nyuma yabo. Ishuri rya Kifo nyuma y'uko twaje gusanga biba byiza ko n'abana batukaza urugendo rw'imyidagaduro, barimo baramuhemba ko abamufitiye ibaruwa ndetse n'umupira wo kuzajya akoresha imyidagaduro. Felicitation. Agafoto. Yes. Aha ni kuri God's Family School. Yego, tugeze mu mwaka wa gatanu. Felicitation. Mu mwaka wa kane, yego. Tugeze mu mwaka wa kane, umwana wabaye wa mbere yitwa Mugabo Baraka Tony Max, nawe yakegera imbere niba wabaye wa mbere mu mwaka wa gatanu. Ni ikintu cyiza cyane turamushimira, nawe yegera imbere. Maxon Gerari
mu mwaka wa gatandatu naho umwana wabaye wa mbere yitwa Shema Frank ku cyiciro cy'umwaka nawe yegera imbere bamushimira cyane ko yakoze akazi karasanzwe. Shema Frank. Thank you Shema Frank. Noneho ubwo ngiye kuvuga umwana wa kabiri muri buri shuri dukomeze. Umwana wa kabiri mu ishuri rya P1 yitwa Byishimo Anaela, araza kwegera imbere nawe bamuhembe. Umwana wa kabiri muri P1 Byishimo Anaela, uwa kabiri muri P2 ubanagira ngo Bafrance nawe begera hafi yitwa Imfuranzima Excella nawe araza kwegera bugufi. Umwana wa kabiri muri P3 yitwa Ineza Baraga Adiela nawe araza kwegera imbere. Umwana wa kabiri muri P4 yitwa Mugisha Richard nawe araza kwegera imbere. Umwana wa kabiri muri P5 yitwa Nsanawe Bavesh nawe araza kwegera imbere. Amashi ku bana, amashi menshi. Cyangwa tubabwire bigete ntabwo bakoze mujye mubashimira sibyo, mubahe courage kuko bakoze akazi keza cyane. Ngeze ku mwana wa gatatu. Umwana wa gatatu muri P1 yitwa Tona Oriana, arigera imbere bamuhembe. Muri P2 yitwa Akoko Teta Joyeuse nawe arigera imbere bamuhembe. P3 ni Rutaremara Umusala nawe arigera imbere bamuhembe. Joyeuse. P4 Ganza Junior igihembo. Then P6 Mugabo niyo Law nawe araza kwegera imbere kugira ngo nawe bamuhembe. Amashi menshi ku bana, amashi Nuko abandi. abana batsinze batatu ba mbere muri buri shuri turabona urugamba kuko barahatana kugira ngo wenda umwe abe wa mbere, ariko nubwo bahatana ibyo ari byo byose ntabwo abantu babiri bahatanira ikintu kimwe ngo babone uwo wa mbere. Ikintu cyo kubashimira kuko bakoze akazi keza kadasanzwe. Imana ikomeze bajya imbere. DJ abashimira nawe congratulations DJ. Ni umwanya wo kwifotoza. DJ. hanyuma abana bo bazana imbere kugira ngo bize kugira isura nziza. Hari inyuma ababyeyi kugira ngo bize guhita byoroha. Twese turaza kuza kujya mu ifoto ndabizi neza. Extend Smartphone muhaguruke. Abantu bafite ma smartphone turashaka kubareba, muhaguruke amafoto. ababyeyi bo muri materineri ya gatatu n'ababyeyi bo muri P6 namwe barasaba ko mwisugura kuko tugiye guha abana seritifika z'uko basoje icyiciro kimwe bajya mu kindi. Ni byiza ko namwe muza kuba muri hafi mukaza kuboneka mu isoko bagiye gufata.
murakoze kandi mboneyeho kubashimira ubwitange n'umurava tumaranye iminsi dukorana. Ubwo bwitange ntekereza ko bumaze hafi umwaka w'amashuri. Ababyeyi, abana, abarimu, ndashimira cyane cyane abarimu bagize umuhati n'ubwitange mu kurera abana mu buryo bunoze kandi twifuza. Nubwo hagiye habaho imbogamizi zimwe na zimwe ntabwo bibura, ariko burya iyo zibayeho habaho no gukosora, tukazikosora tukazikuraho. Impinduka nyinshi mwagiye muzibona, ariko ibyinshi ntekereza ko twabikosoye. Naho tugejeje mwabibonye kandi biri mu nzira nziza. Ndashimira headmaster we directeur yakoze inshingano ze neza, kuko mu bigaragara hari byinshi babyeyi namwe mwagiye mwibonera. Aba bana imikino badukiniye ni myinshi, ibyo byose bituruka kuri organisation y'ubuyobozi bw'ikigo. Bashimira diregiteri tukamuha amashyi kuko yaritanze. Mboneyeho no gushimira abashyitsi baje kutureba barebe ibyo dukora, bitanze. Twaba twicaranye amasaha arenga 10 turi hano. Abo nabo turabashimiye, bagende bavuga inkuru nziza ibyo babonye, kandi bagende bifuza yuko nabo batuzanira abana hano. Babyeyi, hari ababyeyi bamwe na bamwe bifuza kuba barerera hano, ari inshuti zanyu, ari abavandimwe banyu. Abo nabo tubahaye karibu, tubahaye ikaze, kuko aho kubarerera harahari, abarimu barahari, ndetse n'uburezi bufite ireme mu buryo buzamuka, mu buryo buri karite, aho turi tayari. Abarimu beza, abanyeshuri benshi baziyongera, nabo bari mu nzira, muzajya mubabona. Ababyeyi rero mutube hafi nk'uko mwakunze kutuba hafi. Aho abana bazigira harahari, hari n'ahandi tuzategura muri iki gihe, muri uyu mwaka, muri grande vacances. Aho bazigira harahari. Dufite ubushobozi bwo kwakira nk'abana batari munsi ya 500. Nahari uzabishaka azaza tumutambagize tumwereke. Ubw'ibyo rero n'abarambiye, yewe ndabashimiye byimazeyo. Nshimira n'abana
twaje ku ishuri rya Ganiya, twaje gufata bulletin. Ahangaha rero iki kigo ni danje. Ubu mfashe umurongo ngiye kurya. Wabonye ahantu ufata bulletin ukanarya. Nkuko muri kwibona rero hano turi muri Wamashuri Family School. Ahangaha twaje mu gikorwa cyo gusoza umwaka kuri iki kigo cyiza cyitwa Wamashuri Family School. Uyu munsi rero hari abana bagize graduation barangije umwaka wa gatatu wa materineri. Muri materineri ya gatatu hari abarangije mu wa gatandatu pirimeri bari kwitegura bagiye gukora ibizami kugira ngo ibizamini nabyo bagiye gutangira kubikora ku munsi w'ejo. Igikorwa rero cyagenze neza cyane nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho, uko muri kugenda mubibona bigenda bikurikirana. Twatangiye tubona imikino imwe n'imwe igiye itandukanye, abana beza cyane batubyine nk'uko muri kubibona. Tubona uburyo abana bapresenta ibyo bagiye biga kuva muri materineri ya mbere kuzamuka kugera mu wa gatandatu pirimeri. Ibyo byose twagiye tubibona. Tubona abana bafite umukino mwiza wa kungufu, abana bafite umutoza mwiza. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bya mbere, bituma ababyeyi bose bifuza kurerera abana babo hano. Ni ukuvuga ngo rero icyo navuga, nashishikariza abana cyangwa se ababyeyi bafite abana bakwiye kuba barererwa mu kigo cyiza nk'iki ngiki, by'umwihariko abantu batuye mu karere ka Kamonyi ndetse n'i Kigali naho turabakira, kuko mu kigo cyiza ni ikigo rwose wakabaye utekereza kwifuza kuba wazanamo umwana wawe hano akahirirwa. Batanga ubumenyi buhagije, abana batoya batangira kuvuga batoya, ndetse by'umwihariko uvuga yuko abana noneho bagiye mu wa gatandatu pirimeri bari kurangiza, bagiye kujya mu wa mbere segonderi. Twagaragarijwe yuko batsinze ku kigero cy'ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo rero bizera neza yuko abana bose bazaza kwiga ahangaha bagomba kuzatsinda bose nk'uko byakabaye.